bahaye ikaze nanone mu biganiro byacu by'uyu munsi. Ni Alani Claude muri kumwe ni Kiganiro Paradis nk'ibisanzwe. Uyu munsi reka mbwire wowe ukigera hano ko ari byiza gusiga ukanze subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi, hanyuma ujye ubona na notification muri telefone yawe z'inkuru tumaze gukora ukanze kora ako kazogera kari iruhande rwa subscribe. Uyu munsi rero tuje tuvuga iki? Hari amakuru amaze iminsi acicikana ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane Twitter, aho hari umunyamakuru wa Flash TV ishami rya Nyagatare witwa Charles Ntirenganya wakubiswe n'umuyobozi w'umudugudu wa Rubona mu kagari ka Rwisirabo mu murenge wa Karangaza, aho ni mu karere ka Nyagatare, ni mu burasirazuba. Uyu munyamakuru yakubiswe aho byavugwaga ko yagiye kuri terrain gushaka inkuru yaho abaturage bari bamuhaye amakuru ko hari bariyeri yashyizweho iba ihagazeho abayobozi b'umudugudu ndetse n'abandi basore. Nirinze gukoresha ijambo w'insoresore kuko ntabwo ari sawa cyane. Yavuze ko abo basore ndetse bari kumwe n'umuyobozi w'umudugudu babuza abaturage kugenda, yaba gushaka amazi cyangwa se gukora ibindi bikorwa bitandukanye. Avuga ko yavuye ku kazi yagiye kuri terrain kureba ayo makuru, ndetse n'ubuyobozi bwa radio na televiziyo Flash ishami rya Nyagatare bwari bubizi. Agezeyo ngo yarakubiswe. Hanyuma no kuri Twitter y'umuyobozi w'akarere ka Nyagatare ni Bwana Mushabe David Claudian yavuze ko uyu musore yakubiswe, ariko ibi byatangiye gukorwaho iperereza, ibizava mu iperereza tuzabimenya. Nyuma yaho mu masaha make yashize RIB yavuze ko yamaze guta muri yo umuyobozi w'umudugudu ndetse n'undi musore umwe bakekwaho gukubita no kugirira urugomo uyu munyamakuru wa Flash TV ishami rya Nyagatare. Hanyuma uyu Ntirenganya Charles yavuganye na Popot TV, avuga uko ibintu bimeze, avuga uko yiyumva, asobanura neza icyo atekereza ko yazize, anavuga ndetse ko hari n'abandi baturage muri aka gace ka Rubona muri Rwisirabo Karangazi bashobora kuba babuzwa nanone kujya no mu mirima gusarura imyaka yabo, kabone nubwo baba bafite nyine uburenganzira bwo kugenda, kubera ko ibikorwa by'ubuhinzi biri mu bikorwa byemerewe gukomeza muri gahunda ya guma mu rugo. So reka twumve amajwi ya Ntirenganya, ni ikiganiro yagiranye na Popot TV, hanyuma tugaruke kumva niki yavuze, niki yatangaje, ese muri make niki dukwiye gukura nk'isomo muri uru rugomo rwamukorewe, nk'uko na RIB nayo ibyemeza. Umunyamakuru wa radio na televiziyo Flash ishami rya umunyamakuru wa radio na televiziyo Flash ishami rya Nyagatare. Twagiye abaturage baradutabaje mu mudugudu wa Rubona mu kagari ka Rwisirabo mu murenge wa Karangazi, bavuga ko ubuyobozi bw'umudugudu ndetse n'izindi nsoresore bashyizeho bariyeri, ku buryo babuza n'abantu kujya kuvoma amazi, ariko cyane cyane bakabuza abo mu midugudu ya Karangazi na Gakoma banyura aho ngaho bajya kuvoma amazi kuri Nayikondo iri muri uwo mudugudu wa Rubona. Ndetse twabonye na bamwe mu baturage bavuga ko babatangira bagiye no gusarura ibigori, dore ko inaha mu Mutara ibigori byeze. Hanyuma bimenyesha ku kazi umuyobozi w'ifedita wacu i Nyagatare, ampa uburenganzira nyine tujya gukurikirana iyo nkuru. Hanyuma tugezeyo dusanga ubuyobozi bw'umudugudu bwashyize bariyeri y'igiti mu muhanda, hariho abasore batatu, abona kwitubwa abasore bari na babiri, harimo n'undi mugabo ujya gukuramo, ariko nawe umeze nk'ikirara, bose basinze. Noneho turabibwira, tubereka ibyangombwa, nuko uwasa nawe arimo mukuru yasinze ati ibinyamakuru bije gukora iki mu mudugudu wacu. Nta kindi kintu twakoze uretse kubaza abari bahagaze aho ngaho, ese umuyobozi w'umudugudu atuye hehe? Kuko byaduteye amakenga ku buryo abo bantu nta kintu cyerekana ko bari mu rwego runaka cyangwa bahagarariye urwego runaka bari bafite, uretse ko baba bafite inkoni byonyine.
nta uniform n'imwe, si youth volunteers, si abakorerabushake ba Croix Rouge, mbese nta kintu na kimwe, si irondo ry'umwuga ntaki. ubwo baturangira ku muyobozi w'umudugudu, turagenda umuyobozi w'umudugudu turamubona, ari kumwe n'undi musore nawe ufite inkoni, bombi bose bafite inkoni, ari umuyobozi w'umudugudu ndetse n'uwo musore. turamubaza arabitwemerera, atubwira ko bariyeri ari iy'umudugudu bayishyizeho, atubwira ko n'abo basore arari aba yashyizeho ngo bacunge umutekano umunsi ku wundi. yego, hanyuma noneho tumubaza iby'iyo bariyeri nyine ukuntu ikora, uburyo batangiramo abantu bajya kuvoma, nabwo arabitwemerera. aravuga ati dutangira abantu bajya kuvoma, ati mu gihe barengeje amasaha, ati twebwe twashyizeho isaha ko saa 10 nta muntu ugomba kunyura ngo agiye kuvoma. nuko turamubaza none se ikibazo cyaba ari abantu baba bari kuri iriya bariyeri banasinze, ntabwo bashobora kuzaguteza ikibazo? ngo ibyo birakureba, ngo niba uri n'umunyamakuru ugenda ibyo birakureba, ngo ngewe ngo mfite uko nkora, ngo just you report. abivuga gutyo muri ayo magambo, aravuga ati nanjye nzi itangazamakuru ndi umuntu wize, nta mpamvu zo kugira ngo unteshe umutwe. ndetse uteshe umutwe w'umuyobozi gute? ubwo ndangije mbona arashaka kuvuga nabi, nawe yarameze nk'umuntu wasinze. uretse gatoya, niki kigaragaza ko bari basinze? ko hari ababibonye baravuga bati kuvuga ngo abantu bari batsinze, kuko nabonye tweet zakozwe zimwe na zimwe zakozwe n'inzego z'ubuyobozi bw'aho ngaho bavuga ko ahantu nta n'akabari gahari. akabari karahari n'ubu ngubu, n'ibimenyetso byako birahindura, nubwo wazi iyi saha nakwereka ko akabari karahari. uretse kwenda babonye ibi bintu byakomeye ntugakore, ndetse naho bariyeri bari bayishyize iruhande rw'ako kabari, kaba mu kazu ka seke ka Nyakabati. none se kuva amabwiriza mbere yo kwirinda corona yashyirwaho mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize, utubari ntabwo dukora. ako kabari gakora gate noneho amplis ari muri guma mu rugo? na mbere ya guma mu rugo ntabwo tubara twemerewe gukora. ako kabari gakora gate? Munyamakuru, kuri icyo ngicyo mbifitiye ibimenyetso bigaragaza ko utubari tumwe na tumwe muri Nyagatare dukora. ibimenyetso ndabifite, mfite abo twaganiriye banywera muri utwo tubari, mfite amashusho y'utubari barimo bari kunywa, ariko ntabwo ari muri ako ngako, ubivuze muri rusange, ishyize mu Nyagatare muri rusange. njyewe mfite ibimenyetso simusiga. nk'ubu ngubu n'urugero ngiye kuguha ku buryo ni intege nkeya z'inzego z'ibanze. kuba akabari gakorera mu mudugudu wawe, abantu bakanywa ndetse bagasinda bakanarwana, ibyo bimenyetso ndabifite. ibyo kuvuga bahakana ngo utubari ntidukora, ibyo ngibyo ni amatakirangoyi cyangwa se no kwibaza. byageze gute rero ngo baze kugukubita nk'uko uvuga, nabo inzego zibihakana, ariko wowe ukavuga n'uriya arafunze twahirwa amakorana kuri Flash nawe yari yatwitse avuga ko wakubiswe? byagaragaye ko n'ubundi ushobora kuba ari wowe wamuhaye amakuru yo gukubitwa. byagenze bite niba byarabayeho? gukubitwa byarabaye. ubwo twavuye aho ngaho turakata ngo dutahe. uwo muyobozi w'umudugudu n'uwo musore barafite inkoni baradukurikira, tugera kuri ya bariyeri banga gukuraho igiti ngo tunyureho ku mabwiriza y'umuyobozi w'umudugudu. umuyobozi w'umudugudu ahamagara komanda sitasiyo ya polisi Karangazi, aramubwira ati mbonye abantu bigize abanyamakuru hano, iki ibintu byinshi ubwira amubwiraga simbizi, n'ibyo komanda yamusubije wa sitasiyo ya Karangazi simbizi. gusa twagiye kubona tubona aravuze ngo mujye imbere tugende, twari babiri. hanyuma mukuru w'umudugudu ahita afata abandi abasore babiri, nawe wa gatatu baradushorera n'inkoni. uwo wari kumwe nande? bari kumwe n'uwitwa Mukunzi Puteri, ni umukorerabushake kuri Flash. ariko nyine afite ibyangombwa twese barabyerekanye. hanyuma ubwo baradushoreye, turagenda tugera ku kibuga kiri mu mudugudu witwa Gakoma. tuhageze aho hantu harimo inzira ebyiri, hari izamutse mu kibuga n'iyo hepfo ikomeje. bazamutse ngo na mugenzi wanjye turi kuganira bisanzwe, umuyobozi w'umudugudu n'abo basore bacecetse bariye karungu. maze umukuru w'umudugudu, none se muyobozi, turanyura muri iyi nzira, turanyura muri iyi hepfo, turanyura muri haruguru, turanyura mu yihe? araceceka ntiyagira ikintu asubiza.
Ndongera ndamubaza bwa kabiri turanyura mu nzira mu mudugudu niyo hepfo niyo haruguru ariko ngo komeza tugenda wa muginga we urabyumva niba icyo nakoze nateye intambwe ngana haruguru aho ngaho kuri iyo nzira yo mu kibuga niba yaragize ngo ndashaka kumucika niba yaragize ngo ndenda kwirukanka sinzi ikintu we muri we yatekereje yahise atera intambwe ankubita urutugu ankubise urutugu mpindukira njya kumureba ahita ankubita inkoni yo mu gatuza ahagana munsi y'ibere yari inkoni ingana gute ni umunyafu ni inkoni iremereye ni iki inkoni iremereye inkoni baragiza inka hanyuma uwundi musore bari bari kumwe nawe ahubita nkubita inkoni agiye kuyinkubita nyine ndayikinga ifata ku kaboko ibyo byose n'ibimenyetso birahari n'ubu inkoni zirahari abo bankubise hahindutse umukara hose ariko ubuyobozi bw'akarere nubwo nabonye twiti zaraje gusibwa ariko bwari bwatwitinze bavuga ko yaba kuri konti y'akarere yaba no kuri konti ya meya bari batwitinze bavuga ko nta kimenyetso cyagaragaye ko wakubiswe ibyo ngibyo ariko meze reka nsoze ndaza kugarukaho nabyo ndabikubwira kuko meya muri ayo masaha y'ijoro umaze gukubitwa yaje mu rugo iwanjye hanyuma ubwo barankubise gutyo mu gihugu agiye kunkubita indi nkoni uwo mugenzi wanjye abayifatiye hejuru hanyuma bose bayirwanira kugira ngo umwe ayifate n'undi ayifate baraguma bayifata mu ntoki bose umwe yanga kurekura undi yanga kurekura hanyuma icyo nakoze njyewe nateye induru ntabaza abaturage babaraje baza basanga n'ubundi ndacyafashwe mu mipira gutya mu ijosi bari gukwega umupira wanjye nari nambaye ibyo bavuye ku mupira bawukwega gutyo byabanywe n'umuyobozi w'umudugudu wa Gakoma aho ngaho twari tugeze witwa Sabiti Bosco bibonwa n'umugore witwa Cyomukama bibonwa n'umugabo witwa Iyakare nabo ngabo nabo nzi babibonye turi gushwana gutyo ndi kuvuga noneho niba ari ukujyana mu nkubita ndarabiretse nta hantu ngiye muhamagare komanda polisi azansange hano noneho uwo Sabiti n'abo bantu basa naho babihosheje baravuga bati noneho emera mukomeze mugende n'undi ubwo wari ugeze hano n'undi wari wabyemeye nzaguma ndabyemera ariko noneho kubera inkoni bankubise mu gatuza munsi y'ibere ubona yaranijyaga byatari kugenda bigezeho birananira ndagenda duhita duhurira ku kindi kibuga na komanda polisi ari wenyine ari kugenda n'amaguru mageze njyana imbere ya komanda kubera ukuntu nari numvaga ameze mu mubiri wanjye abasore bari aho ngaho n'inkoni zabo sinzi ibyo umukuru w'umudugudu yavuganye na komanda kuko bagiye ku ruhande komanda arangije arambwira ati noneho niba wumva wababaye jya kwa muganga hanyuma ageze aho aravuga ariko rero reka tubanze tuguhamagarire ribu niba ahari ujye gutanga ikirego ndamubwirira gutanga ikirego ntabwo ari byo byihutirwa komanda ikihutirwa ni ukujya kwa muganga kuko numva ntameze neza wumve ko kugenda uko umugoroba byananiye kuko nahumekaga nabi umuvandimwe witwa Kazunga Potre niwe na Muderi bari nabo gucunga ishyirwa mu bikorwa ry'amabwiriza yo kwirinda COVID-19 mu mudugudu wa Humuri nibo barampamagariye umumotari witwa Mose ibyo ni ibimenyetso ndi kuguha umumotari ajyana kwa muganga kuri centre de santé ya Karangazi kuri uwo mugoroba ngeze kuri centre de santé ya Karangazi nakiriwe n'umuganga witwa Claude amaze kunyakira abonye ukuntu meze yahise azera urushinge vuba vuba nk'ubutabazi bw'ibanze azera urushinge ampa n'ibinini ati ibinini arambwira ngo nimbimire mbikamiraho arangiza ambwira ati rero ntabwo ndabona utarara mu bitaro ati taha kubera ko no mu rugo ari hafi ugize icyagize impinduka wagaruka hano ngayo nguko rero ubwo nahise uwo mumotari asubiza mu rugo noneho byari nka saa tatu nibwo nagiye kubona mbona umuyobozi wanjye ku ishami rya Nyagatare bamwita Isa Kwigira ari kumwe na meya na komanda wa polisi baje kundeba mu rugo
ariko bano bantu bina uburyo bafite ubuhanga mu gukubita inkoni aho gukubita inkoni ku buryo usanga inkoni kari yagaragara ukaba wanapfa ahubwo bagira ngo ni ibintu by'ibikini. ubundi icyo najyaga kubaza rero ndagikomejeho mu kanya, yaba meya avuga ko ibintu yabikurikiranye ariko ntihaboneke ikimenyetso cyerekana ko wakubiswe. ukuntu meya abeshya namweretse aho bamubitse munsi y'ibere avuga ngo ijambo yasubije ni rimwe ngo twabaye ahantu bakubita inkoni ngo ntabwo izo ari inkoni, niko meya yavuze ngo twebwe twabaye ahantu bakubita inkoni musore. iryo jambo yararivuze turi muri sari wanjye. hari abandi bantu babyumva. isa yarahari ku maresitation Karangazi yarahari n'umukuru w'umudugudu umukuru w'umudugudu uyobora yarahari. aravuga ngo ibyo ngo rwose ngo utabona ngo atari ibintu bikomeye. ndabwira nyakubahwa meya njyewe n'ibyo kwiyumva ukuntu umeze kumbwira ngo ndumva ngo urabona atari ibintu bikomeye wowe ubwawe ni wewe uri kubibona nyine ariko njyewe n'ingewe uri kwiyumva ukuntu umeze. ndamubwira ibi n'ubundi nta n'ikibazo nta n'icyo bidatwaye niba nta n'iperereza rihari muri kuvuga ngo nimvuge uko byagenze nta bivuze uko byagenze. uwo mukuru w'umudugudu baramuhamagaye nawe araza asobanura ko we atabonye bawuta ariko yabonye bawufashe mu mupira bawuruka. mu gitondo nabyutse nanjye nirebyeho numva ubwoba buranyishe za nkoni zagaragaye ku buryo ahantu bakubise habaye umukara. ukumva ubundi ku miti ndayifite n'uburibwe ejo natanze ikirego yaracyakiriye nanayishimire rwose kuko ibyo ngibyo biba bigaragaza ko nyine umuntu aba ari guhabwa ubutabera kandi neza. yego ubundi byarangiye muri tweet ya meya avuga ko batabonye ibigaragaza ko wakubiswe ariko ko ari ibintu hari inzego z'ubutabera yavugaga RIB. nyuma yaho niko twaje kubona RBA urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru rutwitinga ruvuga ko umuvugizi wa RIB yarwemereye ko abo bantu batawe muri yombi. mbona umuyobozi w'umudugudu n'uwo muntu umusore uwo bavugaga ko ari babiri ariko bavuga ko batawe muri yombi uwo muyobozi w'umudugudu n'undi mugabo umwe. kuba batawe muri yombi twari twabonye biganirwaho cyane ejo umunsi wose ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri Twitter no mu mbuga za WhatsApp. abantu bavuga bati ubutabera butangwe, urumva harimo kutumvikana. bamwe bavuga bati umunyakora ashobora kuba yigiza nkana bataranamukubise, abandi ntabwo umuntu yavuga ngo baramukubise batamukubise ubutabera bukora akazi kabwo. birangira ari bivuze ngo yataye muri bamwe abo bantu babiri. iki gikorwa cyari mu gisobanuro cy'ikuruwe hagati aho ngaho kuba batawe muri yombi ubwabyo reka nshimire RIB kuba bari gukora kinyamwuga. icyo ni icya mbere. kuba bavuga ko naba ndi kwigisha nkana ntarakubiswe reka aramutse ambonye cyangwa se n'ubu ngubu RIB yamaye igipapuro ngiye kubonana na muganga. muganga niwe uzemeza ko nakubiswe cyangwa ntakubiswe. ariko ku giti cyanjye njyewe ntabyo kubeshyira umukuru w'umudugudu ngo yankubise. hari ubwo nuranye nawe ngabana nawe isambu hari icyo dusanzwe dupfa mu by'ukuri ngo nabaza mbishakiye ntabwo bishoboka. kandi ku baba barantabarije bose baba abanyamakuru bagenzi banjye cyangwa se n'abaturage muri rusange bose ndabashimira. ibyo umuyobozi w'umudugudu abo bandi babiri bari kumwe hari uwakubise barankubise kuko ni ibintu bimeze nk'akazi bubatse hariya. umuyobozi w'umudugudu aba afite ubudahangarwa muri uriya mudugudu ku buryo aba afite insoro agendana nazo. ubwo rero iyo gukubise uri nk'uko bagushumuriza imbwa bahita bakwawuka. ngayo nguko rero nibyo nuko byagenze. reka twihanganishe ntirenganya hanyuma na RIB nayo irakora akazi kayo tuzamenya icyavuyemo. gusa nk'inama Kigali Paradis yaha abantu bose badukurikira ndetse n'inshuti zacu ziri mu mutara aho ngaho, abari za Kamate Karangazi, abari Rwemiyaga, abari Bugaragara, abantu mwese muri izo nce bigaragara ko urugomo rukiharangwa, nyamuneka mugomba kugenza make kuko ubutabera buzabakurikirana. mujye mumenya ko nta muntu n'umwe uri hejuru y'itegeko.
iyo icyaha kizwi icyaha kiba ari icyaha nyine. Reka tujye tugerageza guca bugufi, hanyuma tugerageza no gukemura ibibazo mu buryo budakomeretsa cyangwa se budahutaza bagenzi bacu. Ciao ciao, reka tuzasubire mu biganiro bitaha. Mukomeze musangize iyi nkuru zacu abavandimwe bari hirya no hino, hanyuma Imana ibarinde kandi mukomeze mwitwararike muri iyi gahunda ya guma mu rugo, ndetse n'abatari muri guma mu rugo muri mu turere tukikora imirimo ya isanzwe, mugerageze kwitwararika kugira ngo iki cyorezo umunsi umwe tuzagitsinde. Ciao, Imana ibarinde, bye bye.